Yes, reka nkwikaze nizera ko umeze neza cyane na Fyve-tvrwanda tuyendagara ku byishano bigezweho mu isi ikoranabuhanga mu isi igezweho cyane cyangwa se isi iri digital tugaruka cyane kuri cryptocurrency cyangwa se digital currency twibanda cyane ku buryo bw'ubukungu cyangwa se quantum financial bukungu bujyanye n'igihe ubukungu mu buryo bwa digital cyangwa se digital asset digital economic nibyo tugenda tugarukaho cyane uyu munsi tugiye kuganira ku mushinga karundura navuga ko abantu benshi bataramenya ndetse n'abapinga pay batazi ariko umushinga navuga ko ari wo pivot cyangwa se ari ryo pfundo ry'umushinga wa pay akaba ari yo mpamvu tubona byinshi bihinduka ariko tutazi impamvu nyamara hari ibikinirwa inyuma y'amarido n'umushinga witwa Gesara and Nesara Global Economic Security and Reforms Act. Iyo ni Gesara, hanyuma Nesara mu magambo arambuye ni National Economic Security and Reforms Act. Nuba ni ibikorwa bibiri bihuriyeho ariko bihure cyane na economy. N'umushinga karundura watangiye mu 2000 byuzuye neza ariko biza kugorana ko ugenda usinwa ariko Trump amaze kugera ku butegetsi yahisemo ko uyu mushinga ari wo yagenderaho cyane. Umushinga rero wamaze kuba wakemezwa ndetse wubakiye kuri blockchain, ni ikoranabuhanga ryubakiye kuri blockchain cyane ndetse n'umushinga ugomba kuzaba uhindura byinshi. Icyambere nuko ari umushinga wubakiye ku ikoranabuhanga rya Stellar blockchain, akabari naho bihurira neza na Pi network kubera ko nko mu busanzwe mubizi Pi network nayo yubakiye kuri Stellar blockchain, akaba ari cyo gituma ariyo mpamvu biba bifitanye isano cyane. So n'umushinga rero navuga ko wahinduye isi cyane nkuko mubibona muri screen nashizeho muko mubona kuri screen ni Stellar blockchain wubakiyeho, hanyuma ukaba ari umushinga ugomba kuzaba ugenzurwa na Stellar wallet, ni ukuvuga uburyo bwo koherezanya amafaranga ni uburyo n'ubundi mu buryo busanzwe bwa ma wallet, uburyo bwa cryptocurrency cyangwa se byitwa cryptographic codes, aho noneho ibintu byose biri mu buryo bwa cryptographic ariko nanone bikaza guhura neza cyane n'ikitwa Starlink nayo yubakiye kuri web 3 bikaba biza guhura neza na Pi network yubakiye kuri web 3 akaba ari nayo pioneers wayo, akaba ari cyo kintu yazanye cyangwa se ariyo yazanye web 3, hanyuma iyi quantum financial system ariyo ihayaringa iyi Gesara na Nesara, bigatuma noneho byose byubakirwa kuri web 3 aho bigiye kujya bikoresha satellite za Starlink ya Elon Musk, ari nayo irimo gutanga ama communication agezweho. Nabonye hari benshi bavuga ko nanone bizaba bikorana na internet ya web internet ya G5 cyangwa se yo mu kiciro generation 5 generation, no kuvuga internet izabigezwe umunsi dukoresha 4G. So n'umushinga munini rero uhuriyeho na Starlink, hakazamo Stellar blockchain ndetse bakaza bakoresha Stellar wallets byose ariko nanone bikubakirwa kuri bikubakirwa kuri web 3 ari nayo pioneers wa Pi network. Byumvikana ko ngaho babihure neza na Pi network. Mwibutse ko uyu mushinga wa KFC cyangwa se Quantum Financial System akaba ari umushinga uzashira imbere ikitwa Gesara Nesara nuko bigaragara, ndetse akaba ari umushinga ugomba kuzaba uhindura uburyo bwa economy nkuko abahanga bagenda babivuga. N'umushinga bavuga ko ugiye kuvanaho iyi currencies ubundi mu busanzwe aya mafaranga dukoresha agendera cyangwa se agaciro kayo kagenwa nibuye ry'agaciro, no kuvuga amafaranga ikiyabakinze ni gold cyangwa se amabuye y'agaciro, no kuvuga ngo igihugu gifite amafaranga menshi nicyo gifite gold nyinshi muri World Bank cyangwa se muri banka y'isi. So iyo system irashaka kuvanwaho n'uno hakazaho system aho ubukungu buzaba bushingiye ku mafaranga ndetse bushingiye ayo mafaranga akaba azabagenzurwa n'ikitwa blockchain mu buryo bwo kubaka icyo nakita free economy cyangwa se ubukungu aho buri muntu wese aba yigenzura blockchain. Mwibutse ko iyi ngiyi
itanga uburyo buri secure cyane, buri safe, kandi ntabwo icyemezo cy'umuntu umwe gihindura amafaranga cyangwa se gihindura igiciro cyagenwe n'amafaranga. Uyu munsi dushobora kubyuka tugasanga kubera ko Amerika bishatse amanyarwanda yataye agaciro cyangwa se yagiye munsi y'amashiringi, ariko kuri blockchain ntabwo bishoboka, ahubwo bisaba ngo ibyemezo by'abantu barenze umwe, donc ibyemezo by'abantu benshi bagomba guhuriraho nibyo byemezo bihindura blockchain, kandi ibyo byemezo ntabwo bifatwa mu nyungu z'umwe cyangwa se z'undi, ahubwo twese biba bigomba kutugonga. Niyo mpamvu bahisemo ko bashobora kwimukira kuri mu ifaranga koranabuhanga, aho biza byose bigenzurwa na blockchain ya Stellar, akaba nayo blockchain Pi network yubakiyeho, ariko byose bikaza kuba bikenera web 3, aho musanzwe dukoresha web 2 igenzurwa n'amasatelite cyangwa se ibyogajuru by'abanya-Israel. Uyu munsi rero hakaba hagiye kuba web 3, aho igomba kubigenzurwa noneho na Starlink za Elon Musk, byose bikaba byubakiye kuri web 3, aho iyi ngiyi nanone ihura neza cyane na Pi network, umushinga karundura nawo ugomba kuza gufasha mu guhindura economy y'isi. Mwibutse ko ari umushinga wa Gesara waje mu mwaka wa 2000, hanyuma bagasapoza ko wasinywa, nyamara perezida wari uhari ubwo ni George W Bush aza kubyirengagiza, ariko baza kuwemerera gusa ntibawufungura. Akaba ari umushinga ugomba gufungura muri uku kwezi kwa mbere, aho ugomba kuba ugiye hanze KFC cyangwa se Quantum Financial System, aho tuzaba tuva mu buryo bw'amafaranga abakinzwe cyangwa se afashwa n'amabuye y'agaciro, ahubwo none tukajya mu mafaranga ari afashwa na blockchain ndetse mu buryo buri digital cyangwa se uburyo koranabuhanga. Mwibutse ko kandi ibi byose bifitanye isano ya hafi cyane n'icyitwa Alliance akaba ariyo ihedinze byose, nawo ni umushinga uhuza ibihugu bikomeye ku isi, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakabamo Ubushinwa, hakabamo Abarusiya nabo bamaze gukomera cyane, bakaba byose babihuriyemo mu mushinga witwa Alliance, aho aba bagabo uko ari batatu, Xi Jinping, Donald J Trump ndetse na perezida w'Uburusiya ndavuga Vladimir Putin, bahuriye muri iyi Alliance, aho bazaba baje gufasha icyitwa Gesara Nesara, bihujwe n'icyitwa Quantum Financial System. Navuga ko ni teori yose ishaka gufata uburyo bw'aya mafaranga asanzwe buheza bamwe bukazamura abandi, ahubwo byose bakabivana no bakirukanyira cyangwa se bagahindurira economy y'isi mu buryo bw'ikora na buhanga, ariko byose bikaza byubakiye kuri web 3 nkuko nakomeje mbibabwira. N'umushinga rero bigaragara ko uzajya hanze vuba ndetse vuba cyane, akaba ugomba kujya hanze nkuko biteganyijwe ku ya mbere y'ukwezi kwa 2025. ubwo ni manda nshyashya none nizabitangiranye na perezida uriho uyu munsi witwa Donald J Trump, ariko ibyo byose bikaba bihuzwa na BRICS cyangwa se uyu mushinga wa BRICS, bikaba nanone bifitanye isano na cryptocurrencies zindi zihari, ariko nanone zo ziri stable cyangwa se zidahinduka, aho harimo XRP uyu munsi nayo imaze kugera ku $1 igenda iguma hagati $1 ndetse n'ibice 99, uvuga ngo iba yavuye igice kimwe. Niyo mpamvu ari stable, ntago igihinduka cyane ngo izamuke cyane cyangwa se imanuke cyane. So ibyo byose rero bikazaba bije gufasha isi mu kwimukira kuri digital currencies bava muri aya mafaranga abakinzwe cyangwa se afashwa na gold currency cyangwa se gold asset, aho igihugu kigomba kugira ngo amafaranga yacyo azamuke cyangwa se igihe igihugu gikiza cyane kigomba kuba gifite amazahabu menshi muri World Bank, kubera ko ifaranga uyu munsi dukoresha, currency uyu munsi dukoresha rihabwa agaciro na zahabu. No kuvuga zahabu yazamutse amafaranga arazamuka, zahabu yaguye amafaranga aragwa. Niko economy y'uyu munsi yubatse. Noneho ibi byose birashaka kuvaho bikaba byaza muri blockchain, aho noneho uko abantu benshi bazajya baza kuri blockchain, ariko ifaranga rya blockchain rigenda rizamuka. Ibi byo noneho babigenzurwa
na technology ntago biba bikiri mu maboko y'umuntu ugira ngo nibyo ngibyo tugarutseho uyu munsi, ariko tuzagenda turebera hamwe ibyerekeye umushinga, cyane cyane ko ari umushinga karundura, tugenda dukurikiranira hafi amakuru ajyanye na Gesara, Nesara, umushinga karundura, umushinga uje guhindura isi, ariko nanone umushinga uri close cyane cyangwa se umushinga uhura neza cyane na P network. Kamubwire ngo Jabless.